Bismillahirrahmanirrahim. Reka nanone ntangire niragiza amagambo y'Imana matagatifu. Allah nyagasani nyirimpuhwe nyirimbabazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana, impuhwe n'imigisha byayo nibyo mbifurije aho muherereye nshuti bavandimwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye kandi gihangayikishije abantu kuri iyi si. Nta kindi ni ubwoba n'ibigeragezo duhura nabyo muri ubu buzima bwacu. Ese muvandimwe, wigeze wibaza uti ese koko Allah nyagasani umuremyi wanjye arankunda koko? Cyangwa se ukibaza uti ese ibi bigeragezo ndimo, aya makuba anzengurutse, hari igihe koko nzabisohokamo? Nshobora kuzabisohokamo? Bishobora kuzashira? Ahangaha hariho bamwe bata icyizere, ugasanga bagiye kwiyahura, bakoze igikorwa cy'ubugwari ariko kandi bidakwiye. Muvandimwe rero, nubwo ibyo bintu bishobora gutuma umutima wacu ugira ubwoba, ariko hari uburyo bwiza bwo kubyitwaramo, hari uburyo bwiza dukwiye kubyitwaramo tukabisohokamo. Ibigeragezo n'ubwoba bishobora kuba imbarutso ikomeye yo gukomeza imani, ukwemera kwacu. Ese wari uzi ko ibigeragezo n'ubwoba bishobora kuba imbarutso ikomeye yo gukomeza imani cyangwa se ukwemera kwacu? Reka turebere hamwe amagambo y'Imana matagatifu aboneka mu gitabo cya Korani ndetse na hadithi, imvugo z'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Turebe uko avuga igihe umwemeramana ari mu bigeragezo, uko agomba kubyitwaramo, maze dufate ingamba zo gukomera mu kwizera kwacu kugira ngo dutsinde ibigeragezo. Wowe rero ugeze kuri YouTube channel bwa mbere, rwose ndagusaba ko wakora subscribe kugira ngo ube muri uyu muryango mugari wa Abuba Dawa. Ntibibagirwe no gukora ku nzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'imyemerere, by'isanamitima bijye bikugeraho buri uko tubishyize kuri uru rubuga. Namwe dusanganywe, reka nongere mbahe ikaze kuri YouTube channel yanyu Abuba Dawa. Nk'uko maze kubimenyera, ikiganiro murakigezwaho n'umuvandimwe wanyu Masengesho Abubakar. Dutangira ikiganiro, dutangira inyigisho yacu, mbere na mbere iravuga iti uburyo ubwoba n'ibigeragezo byubaka ukwemera kwacu. Benshi babona ibigeragezo ko ari nk'akarengane, ariko ubwoba, ibigeragezo byubaka, mu kuri byubaka ukwemera kwacu, bituma imitima yacu ikomera. Dutangira n'igice cyacu cya mbere, turibaza tuti ese wari uzi ko ibigeragezo tunyuramo ari igipimo cy'ukwemera kwacu? Wari uzi ko ibigeragezo duhura nabyo ari igipimo Imana iduha kugira ngo ipime ingano y'ukwemera kwacu? Amagambo y'Imana matagatifu aboneka muri Korani, Allah nyiricyubahiro aradusobanurira nk'uko tubisanga muri sura Al-Baqara aya ya 286. Allah aravuga ati
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah aratubwira ati Allah ntawe ategeka icyo adashoboye, kandi umuntu ahemberwa ibyo yakoze akanahanirwa ibyo yakoze. Nyagasani wacu, ntuzaduhore ibyo twibagiwe gukora cyangwa ngo uduhore ibyo twakoze twibeshye. Nyagasani wacu, ntuzatwikoreze umutwaro nk'uko wawikoreje abatubanzirije. Nyagasani wacu, ntuzatwikoreze ibyo tudashoboye. Mana Nyagasani, tubabarire udukize ibyaha kandi utugirire impuhwe. Ni wowe mugenga wacu. Mana dutabare uduhe gutsinda ibigeragezo. Mana dutabare uduhe gutsinda ingorane zituzengurutse. Hadithi intumwa y'Imana Muhammadi, Allah amuhe amahoro n'imigisha, yaravuze ati: twese dufite ibigeragezo, kandi ibigeragezo by'umuntu nibyo bishobora gukomeza ukwemera kwe. Intumwa y'Imana iti: buri wese afite ibigeragezo bye, buri wese Allah yamuhaye ibigeragezo ashobora kwihanganira, kandi mu by'ukuri ibigeragezo by'umuntu, ibigeragezo unyuramo nibyo bishobora gukomeza, nibyo byubaka ukwizera kwawe, nibyo byubaka imani yawe. Iyi mvugo iboneka muri Sahihi ya Muslim. Ubutumwa rero buri muri iyi nkuru nuko ibigeragezo si bibi gusa, ibigeragezo si bibi gusa, ahubwo ni uburyo Allah aduha amahirwe yo gukomera mu kwizera no guhindura ibyago bitubaho muri ubu buzima amasomo. Allah aduha ibigeragezo kugira ngo bikomeze ukwizera kwacu, kandi akabiduha kugira ngo bihindure ibyago tubamo muri ubu buzima, bidusigira isomo. Iyo ubaye mu kigeragezo ukabasha kucyihanganira, byanze bikunze kigusigira isomo ko nihaza n'ikindi nkacyo, hari uburyo ki ugomba kucyitwaramo, hari uburyo ki ugomba gushikama ukihangana kugira ngo ugere ku ntsinzi ya Nyagasani. Dukomeza n'igice cya kabiri, kirabaza kiti: ese wari uzi ko ubwoba atari intege nke? Wari uzi ko kugira ubwoba atari intege nkeya, ahubwo ko ari urugero rwo kwizera kwacu? Kugira ubwoba bwo gukora ibibi ntabwo ari intege nkeya, ahubwo ni urugero rwiza rwo kwizera. Ni igipimo cyiza gipimirwaho kwizera kwacu bavandimwe. Bigashimangirwa n'amagambo y'Imana matagatifu aboneka muri sura Al-Mu'minuna, aya 57 kugera kuri 61, aho Allah avuga ati: innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun innal ladhina hum min khashyati rabbihim. Ngo mu by'ukuri babandi bitwararika kubera gutinya Nyagasani wabo,
babandi bitwararika bakirinda kurenga imbago bashyiriweho na Nyagasani, nta kindi ari ukubera gutinya kuzahura n'Imana. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ngo na babandi bemera ibimenyetso bya Nyagasani wabo ntibarengere ibyo bategetswe na Nyagasani. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ngo ndetse na babandi batanga mu byo bahawe mu bikorwa byiza nk'amaturo, ineza, iswala, igisibo n'ibindi bikorwa byinshi bakora, imitima yabo ibyo byose bakabikora imitima yabo ifite ubwoba ko ibyo bakoze bitakirwa, ndetse bakanatinya igihe bazasubira kwa Nyagasani wabo, bagatinya ko ibikorwa bakoze ku isi bitakiriwe, bakagira ubwoba ko bashobora kugera kwa Nyagasani ari imbokoboko ntacyo bafite, hanyuma bagatinya ko bazahura na Nyagasani barakoze ibyaha bakibombarika. Abo ngabo nibo bemeramana nyakuri bavandimwe, abo nibo bari ku nzira igororotse. Ese wari uzi ko ubuzima tubayemo budusaba kwihangana? Uko ubuzima busaba kwihangana, ubwoba bwo ku kazi, mu muryango cyangwa mu buzima bwa buri munsi buradusaba gushyira imitima yacu kwa Nyagasani. Abantu bahangayikishijwe, abantu bafite ubwoba bwo kubura akazi, abantu bafite ubwoba bw'imiryango yabo, abantu bafite ubwoba bw'ubuzima tubayemo muri uyu munsi. Urabona ko ubuzima buragoye, abantu bafite ubwoba butandukanye, ariko mu by'ukuri icyo bidusaba ni iki? Turasabwa gushyira imitima yacu, turasabwa kwerekeza imitima yacu kwa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, hanyuma hasbi Allah akaba ariyo twiringira mu bitubaho byose. Hadithi intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nawe yaravuze ati, uwumva afite ubwoba, niwumva ufite ubwoba ujye ukomeza kwiringira Allah, kuko wundi ufite ubwoba bwo gukora ibibi aba afite ingabo y'umutima imurinda kurenga imbago za Nyagasani. Wa wundi uzajya gukora ibibi akumva afite ubwoba, wa wundi uzumva afite ibibi wa wundi uzumva afite ubwoba bwo kuba yanyuranya, kuba yacukubiri n'amategeko ya Nyagasani, uwo nguwo ajye akomeza kwiringira Allah, kuko aba afite ingabo y'umutima, aba afite ingabo imubuza gukora ibibi no guhemukira icyizere cya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi mvugo iboneka cyangwa se turayisanga muri Sahih ya Tirmizi. Ubutumwa rero dukwiye gukura muri iyi nkuru ni uko ubwoba butandukanye n'ubwoba bwo kubura amahirwe. Ubu bwoba tubonye bwo kwirinda gukora ibibi, ubu bwoba tubonye bwo kwirinda gucumura, ubu bwoba tubonye bwo kwirinda gutandukira imbago za Nyagasani, butandukanye n'ubwoba bwo kubura amahirwe, akazi cyangwa se izindi nyungu muri rusange. Ahubwo ubu ni ubwoba bwo gukura mu kwemera no kumenya ko turi mu maboko meza, turi mu maboko y'Uwiteka Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Dukomeje n'igice cya gatatu. Ese wari uzi ko ibigeragezo bikomeye nabyo bigira inyigisho zikomeye mu buzima bwacu? Korani, Imana Nyagasani nyir'ububasha iraduha urugero
bw'umugaragu wayo witwa Ayubu alayhi salam, amahoro y'Imana amusakareho, nk'uko tubisanga muri surati Swad aya ya 41 kugera kuri 44, aho Imana Nyagasani ivuga iti: اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Imana iti unibuke ubwo umugaragu wacu Ayubu yatakambiraga Nyagasani we agira ati: Mana Nyagasani, mu by'ukuri shitani yanteje ibyago n'ububabare ku mubiri wanjye. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Allah aramubwira ati: yewe Ayubu, kubita ikirenge cyawe hasi, ayo mazi akonje avuyemo ni ayo kwiyuhagira ndetse no kunywa kugira ngo kubere umuti. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ngo nuko kubw'impuhwe ziduturutseho tumugarurira umuryango we yari yarabuze uri kumwe n'abandi nkawo, kugira ngo bibe urwibutso kuri ba bandi bafite ubwenge, bibe urwibutso ko Nyagasani ashaka guha mu gihe ashatse ndetse akanakwambura mu gihe ashatse. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Imana ikomeza imubwira iti: unafate umuba w'udushari mu kuboko kwawe, maze ukubitishe umugore wawe kubwo indahiro wagize, kugira ngo udatatira indahiro. Mu by'ukuri twasanze Ayubu ari umuntu wihangana cyane, mbega ukuntu yari umugaragu mwiza, kandi rwose yicuzaga kenshi kwa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ni inkuru rero Imana yatubwiraga yuko Ayubu cyangwa se Yobu, amahoro y'Imana abe kuri we, yageragejwe akihangana, nyuma agatsinda ibigeragezo, Imana ikamugarurira umuryango we yari yarabuze ndetse n'umutungo we byikubye inshuro ebyiri. Hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadi, Allah amuhe amahoro n'imigisha, nawe yavuze ko buri mwemeramana azahura n'ibigeragezo, umwemeramana uzahura n'ibigeragezo ariko akabyihanganira kandi akagira ukwizera, ibyo bigeragezo bizamwongerera amahirwe mu buzima y'akataraboneka, nk'uko tubisanga muri Sahih ya Bukhari ndetse na Muslim. Bavandimwe rero, ibigeragezo ntibikuraho ibyishimo cyangwa urukundo rwa Allah, ahubwo ibigeragezo biguha ubushobozi bwo kugerageza gukura mu kwemera no kugira umutima ukomeye. Ahubwo ibigeragezo biguha ubushobozi bwo kugerageza gukura mu kwemera ndetse no kugira umutima ukomeye wihanganira ibiwugerageza. Ntabwo kugeragezwa ari ugufata umwanya ngo uhite ujya kwiyahura, ahubwo yiringire Allah ko ibyo bihe bibi urimo hari umunsi bizarangira. Dukomeje n'igice cya 5. Ese wari uzi ko uko wakomeza kwizera Imana mu bihe bikomeye? Wari uzi ko ukwiye gukomeza kwizera Imana mu bihe bikomeye?
igihe uri mu kaga wari uzi ko ari wo mwanya ufite mwiza wo gukomeza kwizera no kwiringira Imana, ukiringira ubutabazi buturutse kuri yo. Uko wakomeza kwizera Imana mu bihe bikomeye ni uko warushaho kwiyambaza Allah, warushaho kwiyambaza Nyagasani buri gihe, ari nako usaba ubusabe umutakambira uti ya Allah, Mana Nyagasani, ongera ukwizera mu mutima wanjye, unyigishe kwihangana mu bihe bikomeye, kandi Mana Nyagasani unyobore mu nzira yawe igororotse. Ari nako ukomeza gusingiza Imana mu buryo butandukanye, usoma amagambo y'Imana aboneka muri Korani, usoma ibisingizo by'Imana buri munsi kugira ngo Imana igutsindire, igukurire ibigeragezo. Tugomba kwihangana rero, tukihanganira ibitugerageza nk'uko tubisanga muri sura Al-Imran aya ya 200. Imana iravuga iti: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Imana iravuga iti yemwe abemeye, nimwihangane kandi munihanganyishanye, nimwihangane kandi munihanganishanye, mwihanganishe bavandimwe banyu bari mu bigeragezo, bari mu makuba n'akaga, kandi mushikame ku rugamba rw'ibigeragezo, ndetse mugandukire Allah Nyagasani wanyu kugira ngo mugere ku ntsinzi. Gusenga rero bavandimwe no kwibuka Imana mu masengesho yawe ni uburyo bwo kugarura umutima ku Mwami wacu no guhumurizwa mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye. Tuba tugomba gukora amasengesho ndetse tukarushaho kwibuka Imana cyane muri cya gihe ubuzima bugoye, cya gihe tubona ibibazo bitugoye nta wundi dukwiye kwerekezaho amaso. Tugomba gukora rero ibikorwa byiza mu buzima bwa buri munsi, urugero gufasha abandi, gusoma amagambo y'Imana kenshi gashoboka, no kwibuka ko ibigeragezo byose bizashira, tukibuka ko ibigeragezo turimo bitazahoraho, hari umunsi bizarangira. Ubutumwa rero buri muri iyi nkuru ni uko tugomba kwiringira Allah buri gihe. Kwiringira Allah buri gihe ni intwaro y'ukuri yo guhangana n'ubwoba ndetse n'ibigeragezo. Uko byaba bimeze kose, tugomba kwiringira Imana ko hari igihe bizarangira. Mu gusoza rero inyigisho yacu uyu munsi, bavandimwe bagaragu ba Nyagasani, dusubire ku nkingi y'inyigisho twari turiho, twatangiriyeho, ariyo ibigeragezo n'ubwoba si ibyo gusenya ukwizera n'ukwemera kwacu. Ibigeragezo tunyuramo n'ubwoba duhura nabwo si ibyo gusenya ukwizera ndetse n'ukwemera kwacu bavandimwe, ahubwo ni uburyo bwo kudukomeza, ni uburyo bwiza dukwiye kwifashisha tugakomera, tukiringira impuhwe n'imbabazi by'Imana. Imana nyir'ubutagatifu iravuga muri surati Tauba aya ya 51: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Imana iravuga iti, vuga yewe Muhammadi uti, nta gishobora kutubaho kitari icyo Allah Nyagasani yatugeneye. Mu yindi hadith, intumwa y'Imana Muhammadi Allah muhamoro migisha yaravuze ati, nta gishobora kuzana ingorane yaba ku isi no mu kirere Imana itabishatse, ngo kandi Allah ni nawe murinzi wacu, ngo kandi abemeramana
bajye biringira Allah wenyine. Ni Allah niwe murinzi wacu, kandi abemeramana nyakuri bajye biringira Allah nyagasani wabo wenyine. Icyo twagombye gukora rero igihe turi mu bigeragezo bavandimwe, tugomba kwiringira Allah n'umutima wacu wose, kwihangana mu bihe bikomeye. Kwiringira Allah n'umutima wose, ndetse no kwiringira ndetse no kwihangana mu bihe bikomeye. Inshuti yanjye uri mu bigeragezo aka kanya, ibuka ko uwiringiye Imana nta kibi kimugeraho. Reka dutere intambwe yo kwizera, reka dutere intambwe yo kwizera Imana, kubera ko ibigeragezo byose hari umunsi bizashira bavandimwe. Bavandimwe rero, mureke guterwa ubwoba n'ibigeragezo turimo. Twibuke ko hejuru ya byose hari Imana ishobora byose. Twibuke ko hejuru ya byose hari Imana umuremyi wacu, kandi yiteguye kudutabara. Nyuma yo kumenya intumwa y'Imana Muhammadi, Allah amuha amahoro n'imigisha, aravuze ati: nyuma y'ibikomeye haboneka ibyoroshye, kandi umenye ko intsinzi iza nyuma yo kwihangana. Niba rero muvandimwe wumva iyi nyigisho hari icyo ikunguye mu kwemera no kwizera, ntugende udakoze share, like na comment. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Wabila tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.